Bashaye meze bite sha cyane ishati yaso nkawe ufata ukajya kunteretera umukobwa wumva nasoni wowe none se nimbura ikiremba ngiye nyoka murambare rero w'inzana ibyo ubwo bimeze bite ko ndero kuza unyituraho ngendo wawe ndi kwiyumva nayo narinzi kugiye kunzimiriza umuriro none ndabona hano ngiye se ndikizimya moto ku buryo nakuzimya ndanigendeye kwanza niba ari genda inambike nyine mbi imbere ibibazo nawe ubundi dusaye tw'amafaranga nziza niyange ariko ntago ari yawe hari abandi bayikeneye nyine tubiranye ariko akantu kakayuzi nkawe njye ntabwo ngukunda ibyo ariko buri mu bikomba ndafite amane bimeze bite ndakora buri mu buri mu bite nubwo turi gusara ntabwo mere kumukoraho buri mu bite Bashaye meze bite sha cyane ishati yaso ariko sharika nkwereke wose bamenyera urumva menyera gute bamenyera ugakabye nkawe ufata ukajya kunteretera umukobwa wumva nasoni wowe none se nimbura ikiremba ngiye nyoka murambare rero w'inzana ibyo ngiye wacyo uriya mukobwa ibishona mutakajeho ibyo se birandeba wowe urazanura mujyanye muri za mariyoti zahe bana we kumurana kumanya b'umunyarwanda baravuga ngo abagabo bararya imbwa zikishyura ariko nyine yishyura turye ibyo ntabwo reka mbabwire turi twa dusore urabwira abandi turi twa dusore biti tujagiso tujya dushuka abakobwa b'abandi urumva ngenda tereta wo karonga wa nasoni nyine nimba kurangiza byakurangiye reka nirangirize nigendera ibyo nibicyo uri kumbwira urangize n'umugabo yirirwa avuga ngo bamutwariye umugore kandi sha wayagenda we reka nigendere ariko reka nkubwire imbere urumva unyica cyangwa nzakugire mu gisaka none se umugore rero ko nani uzabasha ngewe cyangwa nzawukore ibwene nibwo uzabyemera neza reka nigendere uzabikura zo kwikira ngaho cyangwa uzabona ibintu nzawukorera sha yagenda umuntu wayagenda uvuga ngo bantu hari umuntu w'umugabo kwe uko kubona ugenda ufite umubyimba wungana yawe Emi umeze bite kuri kwitotombaza ubwo bimeze bite ko ndero kuza unyituraho ngendo wawe siko numva ufite umushiha narigiye kuza nuko nawe uvukanye sori ubwo ngubwo nkwibeshyeho kabisa siko narinzi ko ndi kwiyumva nayo narinzi kugiye kunzimiriza umuriro none ndabona hano ngiye se ndikizimya moto ku buryo nakuzimya genda ubwire polisi nibyo byawe se man naho n'ibyanjye ntabwo ari ibyanjye ni wese uranshaka iki nimba atari ibyawe tuza mani tuganire ngenda gushaka none se Emi umeze gute ni kwa kundi nyine meze neza se ngo ndebe uri kunyikoreshwa hose uri mu biki nese urarwaye ko none iki gihe ntabwo urwaye ndarembye tuza rero tuvugane mwana ngaho nturisha nyuze nditurisha kandi ntafite gutura siwumva se ahubwo ko utangiye kubivuga neza ngaho nyine nunanyigiye nyine reka kunyikoresha ahe ndanigendeye kwanza niba ari genda inambike nyine mbi imbere ufite ibibazo nawe ubundi dusaye tw'amafuti nk'ayo twabaye barabivuze ngo abakobwa b'inzobe ntibakashe none utangiye nanjye kunshinga bimeze bite ariko wakubona yagira ngo unarimo ko kuzi ko ni mutara nakubeye kubera ubugofero uba wishyirishijemo nari naramenyeye icyo gisuko cya none uraza ushyiramo ubugofero wawe kaboyi wumva ugaragaza mukanyuza uruhande uri kumpfusha ubusa ni uko usigaye umeze Emi mwese ngenda umupfubuzi kumbwira ngo ndi kugupfusha ubusa ibyo ngiye birandeba ukuntu ufite tayi nziza gusa sha urambabaje ko kanigenda nyine mfite tayi nziza niyange ariko ntabwo ari yawe hari abandi bayikeneye nyine tubiranye ariko akantu kakayuzi nkawe ngo mfite tayi nziza mwese shaki bo ni power ibintu nta mahoro cyane n'amahumbezi oya nta mahoro ndashaka nuko wigize nk'ibandi bimeze bite bro sha nawe wisinguye mwa hari ikigabo kinyuze aha ngaha kindiye mu bwonko numva umutima uvuyemo ntacyahuranye wabaye yawumenaguye urabona umukobwa ni ipasa kinyura ngo kimujyana mariyoti nyine nimwe bavuga ngo abagabo bararya imbwa zikishyura niyemera bimbwa nyine nibera umugabo ubu ufite gahunda yo gukundana n'umukobwa wa kabindi koko ngiye navutse nje ku isano ndi umutako cyangwa naje gukemura ibyananiranye cya uri mu bushe bya ahubwo umutima uraturika we niba kubwiraga ni master nyine ibyo wumva ko ari igisubizo cyihuse kuba afite ikibazo niyo ngomba kubikemura nitaye kuri baravuga cyangwa bazica bazagira ibiki baravuga ahubwo si baravuga ahubwo birakurenga oya barushye ihamba ibyo ntago bindeba ntabwo nitaye kubivuga wowe genda ahubwo ugire yaje mu bye kabindi muraserera aka nakabirunduke mu ngarani ahubwo bimeze bite cya kibaho cya kigize
Mbabure nakubwiye nabi kubera nari natabizi nta rwango. bisa nkaho wacanganye ikiba ariko ntacyo ukankubabarira. Ari umuntu ucunze intekerezo zanjye bituma umubano twari dufitanye ariko nyine amusore. Ubwo se urwo ni Rwanda rukuvangiye. Ni ibibindi nimba ari ibituma nimba ari ibirombete simbizi. Yo kameneka impanga. Siko nari ngize ngo bakuroza ariko. N'ubundi bari bandoza ariko uraje wita ndogora. Koko se? Okay. Igira wa rero. Wonse ko ndebe utangiye kunyishitura bimeze bite. Wabinkoze mu kanya? Kandi nkubwiye ko bari bandoza ukabuza ukandogora. Ntabwo ndi muri mode nziza. Byagenze bite? Ntabwo meze neza. Sibyo mba nkubwira. Biki? Wewe ugiye ku ruhande ndabyita. Ayo mujyana hari kumba byarakuye. Ubu ngiye kuguha ikigwa. Oya, ngiye kuguha ikigwa. Garuka hano. Mbaze ngo muhe ikigwa. Oya uri master wa hey. Ari ngo uri umurinzi w'abagore. Okay, nagarutse. Ngiye kukwereka uburyo utari umurinzi w'abagore. Oya mbere yuko uvuga banza umubaze we nimba gukunda cyangwa ko nkunda. Ntabwo nkunda rata. Yagira ngo oya taya wagira ngo ni kibuye cyari we na nkore kwe. Ari nge n'iki ngiki ukundana. Ubundi yareka ko ntabwo arebye yo nyine discipline yawe iragerwa ku mashyi. Amvugisha ukuri mvugishije ukuri sibyo? Njye ntabwo ngukunda. None z'ubwonko bwo zinga amabingu ugenda oya. Uranyanga. Ndakwambitse umeze neza wari igikare ejo bundi amatelefone mereza. Kuramo nizo nkweto. Kuramo. Aho aba wayo. Ibyo ni ibiki. Ngo inkweto ryari. Ndabuze kuragura. Wowe shaho. Urumva? Jewe iki? Telefone zanjye ngize Imana ishimwe. Twari nagari bike. Amafaranga yanjye shaho. Urumva? Amafaranga ariko nzakurogesha. Narayariye. Urumva? Hagiye ngo umurinzi w'abagore. Aha. Kandi shaho. Ibyo oya ariko buri mu bigikomba ufite amahane bimeze bite. Ariko ubundi ubona wandenza amavisha. Ntabwo nakurenza amava ahubwo nakurenza ikiyaga ubona ufite ubuno bwangu ukagira ngo uri umuhatari. Ubwo amaso hari icyo abonye ndumva uri umunyamugisha ubundi narinzi kutabona. Ariko sha sinanakurenganya. Kano gashyano k'agakobwa. Gashyano. Ibintu byanjye nakuhaye. Rakora buri mubi. Nubwo turi gusana ntabwo wemere kumukoraho. Ntabwo wemere kumukoraho. Nagukubita we. Mujyane. Nagukubita nkakwirega. Ibyo nakubwira. N'amafaranga nyine mutayeho sha. Cyangwa buri mubi. Ibishoro ni iki? Bureka muhisomo oya mukibobo muri oya nimba harakizeho ibishoro ninde wayimanagingaga ariko sha garukana sha sheri